Nguhaye ikaze muri iyi video tugiye kurebera hamwe uko buzuza PIN muri Google AdSense account. Niba ufite YouTube channel yawe niyuzuza ibisabwa ukemererwa kwinjira muri YouTube Partner Program ugatangira kwinjiza amafaranga kuri YouTube channel yawe. Account yawe niyigeza ku madolari 10 bazakoherereza email, ubutumwa kuri email bukubwira gukora icyo bita identity verification. Aho muri identity verification ejo twarebye muri video nakoze uburyo wuzuza identity verification, uburyo wuzuzamo amazina yawe, kuzuzamo aderesi yawe kugira ngo uzabashe kubona icyo bita PIN, personal identification number. Twarebye n'uburyo ushyiramo ibyangombwa byawe harimo indangamuntu, pasiporo n'ibindi bitandukanye mu gihe wahisemo gukoresha ibyo byangombwa ufite. Niba utarabonye video y'uburyo buzuza identity verification, ndagushyirira link muri description ubashe kubona uburyo buzuza identity verification. Ugomba kuyuzuza neza rero witonze, waba utabizi ukegera umuntu ubizi, ukegera umu-YouTuber mugenzi wawe ukoresha YouTube. Ibyo bintu wabikoze mbere yawe kugira ngo akuyobore utazuzuza ibintu bitari byo, ukabasha kuba wabona PIN, icyo bita personal identification number. Personal identification number rero ari cyo bita PIN, bayohereza hagati y'ibyumweru 2 n'ibyumweru 4 kuri aderesi washyizemo uri gukora identity verification. Numara gutegereza hagati y'ibyo byumweru 2 n'ibyumweru 4 ko uzabona PIN, personal identification number, uzajya ku iposta kugira ngo ubashe kubona ibahasha irimo iyo PIN. Iyo bahasha rero nkuko muyireba hano ibirimo imibare 6 ariyo turaza kwifashisha twuzuza muri Google AdSense. Ukeneye rero iyi PIN kugira ngo ubashe kwinjiza amafaranga kuri YouTube channel yawe, ukomeze kwinjiza amafaranga, ubashe no kuba wakishyurwa binyuze muri Google AdSense. Mboneraho rero gushimira mwebwe mureba YouTube channel yanjye, mwebwe mureba amavideo yanjye buri munsi, mugakanda like, mukazisharinga, mugatera comment n'ibindi bitandukanye. Kuba umuntu ageze kuri urwego, kuba narabashije kubona ubu butumwa burimo iyo mibare tugiye gushyira muri Google AdSense, byose ni ubwitange bwanyu n'ubufasha bwanyu n'urukundo mukomeza kugaragaza kuri iyi YouTube channel yacu. Mwarakoze cyane rero kuba mukomeza kureba amavideo yanjye. Nta kindi nabona nabitura uretse kubashimira umuhate mugira no gukomeza kunyereka urukundo. Nkuko mubireba rero hano imbere yanjye mfite ibahasha y'umweru yanditseho Google AdSense. Iyi bahasha mwimbere irimo imibare 6 tugomba kuzuza muri Google AdSense. Iyi bahasha rero iza ku iposta, niho ujya kuyifata. Nkuko twabibonye dukora identity verification, bakubwira ko PIN iza ku iposta hagati y'ibyumweru 2 n'ibyumweru 4. Ushobora kujya ku iposta ukareba ko PIN yawe yaje niba warayatse. Kugira ngo ize rero uba ugomba gushyiramo aderese neza witonze, waba utabizi ukareba umuntu ubizi akagufasha. Hano ku ruhande rero haba hariho utuntu udukuraho, uraduca ukadukuraho kugira ngo ubashe gufungura ibahasha yawe, urebe ibintu byanditsemo, urebe iyo mibare kugira ngo uze kuyuzuza muri Google AdSense. Iyo umaze gufungura ibahasha yawe rero uhita ujya kuri Google ukandikamo Google AdSense mu bushakiro. Aha rero ndi gukoresha computer ariyo imashini, ushobora no gukoresha telefone yawe ukajya kuri Google, ubundi ugashyira muri desktop mode, ubundi ukabasha gukora ibingibi ngiye gukora. Yaba telefoni yaba imashini byose ni kimwe. Urakora sign in rero winjire muri Google AdSense. Mara kwinjira muri Google AdSense, hari ahantu hejuru ureba hari agasinya gatukura
ariho bari kukubwira mu magambo y'icyongereza, haranditse ngo your payment are on hold because you need to verify your address. Ubwo rero hano hantu hari ahantu imbere yaho handitse action, uzahakanda. Hano imbere yaho mu nguni iburyo handitse action, uzahakanda. Numara kuhakanda urabona ko hari ahantu handitse ngo verify your identity verification. Urabona ko twayirangije, hasigaye hasi handitse ngo address verification. Ushobora no guca hano hirya ariko ibumoso handitse ngo payment, ukajya kuri verification check, naho ushobora kuhaca ukabona hano winjira ushyiramo pin. Hano rero address verification urabona ngo enter pin we mailed to your payment address. Ngo ugiye gushyiramo ya pin bakoherereje ku iposta, iba ari imibare 6. Ugomba rero gushyiramo pin witonze, ugomba kuzuzamo iyo mibare witonze udahubutse, kongera ukareba neza witonze. Iyo urangije kwizuzamo rero uremeza, urabona ko address verification yabaye completed. Rero no kuvuga ngo ubu ni bwo buryo wakoresha ukaba washyiramo, wakuzuzamo pin muri Google AdSense, ukakora address verification. Wowe rero uteganya kuzabikora, ndakeka wasobanukiwe. Niba wakunze ino video, kora subscribe, like, share, comment kugira ngo tuzajye tubana muri video nkunda kugutegurira kuri iyi YouTube channel.